reka tubabaze abakobwa, birashoboka ko umukobwa ashobora kugira inshuti z'abasore zirenze umusore umwe? Birashoboka. Mwe besto ikintu aramaze kuri njyewe ni umuntu nyine w'inshuti yanjye magara. Uwo nuza ex mu mamuna unafite nimero ye? Ex wanjye mbafite nimero ye nyine. Ese boyfriend wawe ababizi cyangwa ni ibanga ryawe? Yes, tubahe ikaze kuri muzehe yakuritse Empire, by'umwihariko wamaze gukanda subscribe. Nkuko bisanzwe rero ikiganiro mu rukiko nyarwo, uyu munsi rero tukaba noneho tugiye gukora ikiganiro cy'umuriro, aho twatumiye abakobwa kugira ngo bahagarare bagenzi babo ku kiganiro tugiye kuganira kijyanye n'ubucuti buba hagati y'umusore n'umukobwa, aho muri iki gihe bisigaye bigaragara ko umukobwa ashobora kugira inshuti irenze imwe mu buzima bwe, ukumva afite inshuti eshatu enye si gutyo kuzamura. Twaribajije tuti ese ni ukubera iki, bifite akahe kamaro, ese ni iyihe nyungu umukobwa afitemo? Noneho tugiye gusuzuma turebe ese ibi byo nta ngaruka zibamo. Aha rero urabisanga muri iki kiganiro. Icyo nagusaba no kugira ngo wowe ikiganiro numva kigufashije uze kugisharinga bagenzi bawe, kandi noneho niba uri mushaka kuri YouTube channel yacu ukande subscribe kugira ngo utazagira ciko n'ibiganiro tutaha. Reka tugende rero twitangirire n'abakobwa bacu. Muraho neza? Yaho. Natangira kuri wowe rero nkubaza amazina yawe kugira ngo abagukurikiye nyine bamenye bagiye kuganira nande. Amazina yawe witwa nde? Banyita Kiana. Amazina ni Kiana. Nanone abaherutse ku biganiro baramubonye, ni inshuro kabiri tumutumiye. Wowe nawe watubwira amazina yawe? Nitwa Makurata. Okay, yitwa Makurata. Gusa rero abagukurikiye barakumvise, n'abatubwira bakumvise. Mugiye kudufasha rero kuri ibi bintu tumaze igihe twibaza. Mu rukiko nyarwo rero twebwe turabyumva, ntabwo dukora ibintu tutumvise, ariko tukibaza tuti ese ibintu bavuga ni ukuri? None reka tubabaze abakobwa, birashoboka ko umukobwa ashobora kugira inshuti z'abasore zirenze umusore umwe? Birashoboka. Waduha umucyo. Ese yagira inshuti zingahe? Unazitubwire, binabaye ngombwa wadusobanurira byumvikana. Birashoboka kubera ko urumva Yego. umukobwa ashobora kugira besto, akagira ex, akagira na boyfriend. Besto Na ex na boyfriend. Okay, tutarajya ku bisobanuro by'abo bantu, reka tubaze nawe ibyo bintu ubyumvaho? Ndacyumva ko bibaho ariko ngiye ntabwo nabihamya. Okay, reka tutari gutinda twikomereze, turi buze kubimenya. Okay, noneho aha urakoze cyane, ugiye kudufasha kudusobanurira izo nshuti tumaze kutubwira, duhereye kuri boyfriend, sibyo? Ese boyfriend utubwira ni muntu ki? Uhera ku cyo ngicyo. Boyfriend nyine ni umukunzi wanjye. Nyine dukundana. Kandi twumvise ngo nabo bandi bose ngo mukundana. Ntabwo tuba dukundana. Okay, nicyo nshaka kugira ngo nyine twumve. Ntabwo mukundana? Ntabwo tuba dukundana. Ntacyo, twikomereze tugere noneho muri make tugere kuri besto. Besto si wa kabiri? Besto we kuri wowe abamaze iki? Mwe besto ikintu aramaze kuri njyewe ni umuntu nyine w'inshuti yanjye magara. Mbitse ibyanjye byose, nkaba nanagirana n'ikibazo na sheri wanjye nkajya kubimubwira. Nyine besto ni umuntu ntahisha ibanga ryanjye na rimwe nyine. Bivuga ngo boyfriend murakundana? Turakundana, besto ni inshuti yanjye magara. Okay, noneho hano tutarabaza mugenzi wawe, reka duhite tuza hano, hano tugere kuri X. Kuri X. None X we
ex nyine ni umuntu tuba twarakundanye tugatandukana, aba ari ex wanjye. aha aho ngaho ugaruya none si ko muba mwaratandukanye kuki aguma kuba muri wa mubare w'abantu muba mukunda? nyine ni uko nubwo tuba twaratanye aba yarigeze kuba ingenzi kuri njyewe, impamvu rero yitwa ex wanjye. reka gato urabyumva ex y'umuntu ko ari umuntu batandukanye n'umuntu, bivuge ko umuntu watandukanye n'umuntu hari icyo baba barapfuye. Mfasha kubyumva ibi bintu. Ese bari bakwiriye kuba bakongera gukundana koko? baratanye. Yavuze ko badakundana, baratanye. Yarakwiye kuba wenda akibarirwa mu mubare w'abantu bamubarwaho ku mutwe nk'inshuti. Njye mu byiyumviro byanjye numva ko wenda kubera batandukanye ntabwo bari bagakwiye kongera gusubirana. Yakagombye kuba wenda ari kure cyane. Ari kureye kubera nyine umuntu wigeze kuba inshuti ye magara, igihe kigeze bagira icyo bapfa. Ariko wasaraye uretse ko nta kibazo, wihangane. Okay, aho rero ugiye kudufasha, wihangane udufashe, sibyo? Wenda utwe bisa naho biri kutubera urujijo, udufashe kuki aguma kubaho hafi. Aguma kubaho hafi nase nubwo tuba twaratanye nyine dushobora no kwibera inshuti nyine tukajya tuganira ibintu biraho turi inshuti kandi twaratanye, niyo mpamvu rero atagomba kuva mu mubare. Aho se ntabwo yaba ari nka ka plan B uba witeganyirije ku buryo wenda uvuga uti biramutse bihindutse na siko byumvaho kandi unungutse. Yego, reba nko kucya kumva kucya banavugana kandi baratanye. Igihe kizagira bakururane bibuke twa tuntu banavuganaga bagikundanye nyine, igihe kigere basubirane. Urakoze cyane. Ese none ukurafashije uwo nuza ex muba muna unafite nimero ye? Ex wanjye mbafite nimero ye nyine. Noneho rero ariko rero bivuga ngo iyi plan B ahubwo twayiha Besto. Besto niwe twayiha. Besto siwe uko ndi kubyumva, siwe uri hafi ya boyfriend ya? Ni uri hafi ya boyfriend. Vuga ngo boyfriend anyereye gato Besto yakinji. Wow, ni inshuti yawe. Tubwize ukuri. Besto da hari n'utuntu tumwe na tumwe ushobora gukorana na boyfriend wawe utatinya gukorana na besto wawe. Nose ubu okay, aha besto wawe ubu mwasohokana mukajya? Besto twasohokana twasomana. Ntacyo reka uretse. Ese boyfriend wawe harimo ibintu bimeze nk'amahagi bimwometse inyuma, ntabwo ibyo bintu bimubangamira? Ababizi cyangwa n'ibanga ryawe? Boyfriend oya ntabwo urumva nyine hari igihe biba ari ibanga ryawe kuko nyine mbese ubu ngubu ntabwo ari buze kukumva. Gusa uko wongeye nabyumvise numvise bisa naho batari ibanga, kuko usanga kenshi wenda tuzatumira n'abasore baza bayitubwira. Njye numva ari ibanga. Impamvu numva ari ibanga, urumva sheri we Besto, sheri we aramutse yumvise ko Besto bavugana yababara. We yakumva ko ujya mutendetse. Okay, uvuze ibintu noneho nibuka ko kera habaga ibintu byo gutendeka, ugasanga ng'umukobwa adepta abasore nka 20. Hari n'agasitori rero kizigeze kuba aho umukobwa yageze kubwira umusore ngo umusore yageze gusaba umukobwa ko aramusura, bihumirana nuko bose, kuko icyo gihe ntabwo amatelefoni yabagaho, bihumirana nuko bose bahuriyeyo. Umukobwa abura icyo yaganiza umwe, abura icyo yabwira undi, bose baricara gusa. Ariko birangira afashwe n'ikinyoma cyo gutereka abantu bose. Uriko byumva? None ibi urumva ko bino bintu reka turaza kurenda kureba nyuma, tutiriwe turajya muri byinshi. Reka turebe ku nyungu y'umukobwa. Ese ibi ubikora kugira ngo bikore ni wungukira ni nyungu, ni mpamvu tumubikora? Uzi impamvu ituma mbikora? Nyine nka gutya hari igihe boyfriend wawe agira gutya nyine akakubabaza, nyine nyine no kuba byibuze ufite inshuti guhumuriza nabyo ni iby'ingenzi, ugahita winyabya nyine kwa besto wawe akagira ukuntu akugenza.
none se ntabwo nta kuntu buretse nta kuntu wajya kubibwira umubyeyi umuntu w'umumama cyangwa se umukobwa w'inshuti yawe hari impamvu ishobora gutuma ushaka inshuti y'umuhungu wabwira ibibazo byawe. Niyo mpamvu yatumye mushaka inshuti y'umuhungu nimushaka inshuti y'umukobwa mwabwira ibibazo mwagize. Nose inshuti y'umukobwa koko uretse kubwira ati pole ibintu biraho nyine hari ikindi yagufasha. Uwo musore agufasha agifite no kurwana ako kabisa kakaguhumuriza koko nyine. Nta kindi kintu se yago ntabyo yabigwa bibaye ngombwa n'amafaranga cyane. Aha, okay bo nge ari ikintu ndi kumva nkurikije ibyo uvuze kandi sinzi n'aba nawe uragikeka. Ntabwo yaba ari umururumba w'ibintu abakobwa bagira wenda se ushobora atari wowe nawe wenda uradufasha. Nubwo tumeze nk'aho tugiye kuvuga njye nabazaga ndi gukeka ko mwe muri mwe bitaba bishoboka ariko impamvu ugishigikiye ukanakivuga ni uko uzi icyo kintu ntacyo gitwaye n'abandi bose bagikora. None hano ntabwo byaba ari umururumba w'ibintu kuva ati ibyo boyfriend amba ni bike none ngenda agira n'izindi nshuti ku ruhande zanyubanira hari icyo ngeneye ngahita nkibona byihuse. Ntabwo byaba ariyo mpamvu ibite. Ntabwo ariyo mpamvu bitera ariko nayo yashoboka. Uzumva uteo ngiye kuntu ndi kubyumva twabakobwa nta mururumba tugira. Uzi impamvu ntawe tugira gucya abahungu bo bifuza nyine hari nk'utuntu bifuza batwifuza aho batubura ugasanga bagize ute barigendeye. Rero nawe icyo kigatuma utendeka ku buryo wawundi aragenda ukagira n'uwusigarana. aha mfasha wajya wambwiye witwa Nabanyita Kiyana. none ntabwo byashoboka ko abantu waba bafite ariko nta n'umukunda utarakunda by'ukuri birashoboka Abo bana abo basore ntabwo byakunda. byanga bikunda ni ukuvuga ngo byanga bikunda ufite uwo ukunda cyane. okay urakoze cyane. None muri aba bantu b'inyuma ari besto ex we ndumve ko we mwaranganye hari ibyo ex we tumuhiye tuvuge besto besto ababizi ko ufite sheri Besto ababizi ko mfite sheri ntabwo bayavuga ati ndi gutigeye cyanje ku muntu azabana nawe biri kumumbya. Nse Besto ubundi wowe uri kubyumva ukuntu Besto ntabwo tuba dukundana tuba turi inshuti magara ako ntabwo nyine tuba dukundana. Wewe besto ashobora kuba afite undi sheri nawe na wawe ashobora kuba afite undi sheri akabaho gutyo gusa ku buryo se boyfriend agize ngo pa akajya ku ruhande uwo ntabwo mwabicu. Boyfriend agize gutya nyine akagira utuntu yikorera akanyanga Besto bitewe n'ubushuti dufitanye nuko nyine abona imico yanjye kubera ko ntabyo batazi kuri njyewe nanjye mba muzi bihagije nyine dufite no gukundana nawe twagahita aba boyfriend wanjye. Wow ndakavamo gikoti cyane. Bo hano rero arakoze cyane kudusangiza ibi byose binadufashije. Ese ikintu kucyumva ute nta kinyuma uri kumvamo hagati ikinyuma ndacyumva kivuge kuko niba umuntu ahengekereza akafata ni inshuti ntago dukundana uyu twarakundanaga ariko byarangiye giye ku ruhande ariko bakaba hafi aho muri make ibi bintu ubyumva utumva ari byiza ni byiza koko tubishikire bite ngenda umva atari byiza ku muntu mwanganye nta kuntu mwaje kongera guhuza ikiganiro ntabwo ngiye nako ibyo bintu nabyumva wowe ntabwo ubona ko umutima wawe nta kintu ugushinja ko njye rero ibyo byose mbamona ari nta kintu bitwaye nta kintu bitwaye harimo ikintu nagira nk'amakenga abandi se ibi ntabwo bishobora kuzana ingaruka urugero wambye uti sinzi niba ngiye kubesha wanyemerera uti besto dushobora gusohokana ese ugize ikibazo cyangwa se tubyita umwaka nuko gusohokana no gusomana babiri ndabeshe ntabwo ubeshye n'ubu ukagira umwaka besto iyo mugeze mukagira ibyo mukora ndimukoresha ubwirinzi bikarangira utwaye inda bikarangira ntwaye nubwo urumva boyfriend yaba tawe ibigori uwo muteye inda
yahita yibera my husband nyine ubundi bana boyfriend yahita aba my husband umugabo we. Okay, sawa, urabyizeye neza kuko ako kantu izo ngaruka ngo ntabwo zakuba wenda ufite kubikora. Ega ibi turi kuvuga n'abantu babyumve, ntabwo turi kuvuga ko weho byanga bikunda uwo besto mugeri yo mugira mukagira ibyo mukora naho ya uko dusangiza inkuru. None gute utakwe ibyo bitaba niyo nakaba yayihakana ukaba mu giti hejuru ko buro uwagufata niwakure. Nese arubwo ari nje wa mbere byabibayeho byo kugira umuntu anenda nyihakane bivuge ngo ntacyo byabimbwiye. Okay, harako nangiye kuvuga ariko urumva nakwiruka nkareka kuko nangiye kuvuga ni urumva ko boyfriend wawe yabimenye uramusura arakwanze ntiwari ubizi ko yakwanga nawe arakugarutse kandi kuko wari wambwiye ko nawe abafite girlfriend niko nabyita. Urumva ko aho ngaho ko wari ubizi izo ngaruka zose wemeye ko wazirengeye biramutse binemeye mu bindi ngaruka irimo rero wa mu girlfriend yabahombye boyfriend twese yabahombye boyfriend yamara ibintu birimo ku ruhande rw'uyu aramutse amwanze boyfriend we ubuyu yamwanga cyane besto akagira ute akamwemera. Ubu ku ruhande rwa undi umusheri wa undi utwaye uyu urumva hagiyemo iki igihombo ntacyo. Ibi reka tutere kubitindaho cyane, tuzatumiza n'abasore twumve uko babyumva niba ntacyo bibabe batwaye, sibyo? Mbo reka twikomereze ariko dufate n'ikintu twakwita nk'umwanzuro. Nesi Kiana yatubwiye ko ajya besto so mwatandukanye. Wapi X niwe twatandukanye. X niwe mwatandukanye. X ubwo nyine wenda akantu kabatandukanyije wenda ninkakantu gato. Aramutse nyine yari sheri wawe akagutera inda akakwihakana, yamara kukwihakana mwakomeza mugashubika kandi yaraguteye ndakihakana amaraso inde unenda akanyihakana. Twakoze kari sheri aramutse wa wundi wabaye X aramutse aricyo mwapfuye. Aha, urakoze ubyumve neza. Urakoze cyane rwose. Byavuze ngo hari impamvu nyinshi zituma umuntu aba X. None X mwapfuye ko aguteye inda arakwanga, ese yakuma akaba muri abo bantu batatu uvuga ko atari gukundana ari ubucuti buri aho ngaho, X nawe yakomeza kuba muri abo bantu batatu. Uzise nta ubundi twe niko tubyita, mushobora kuba mutanavugana nta n'ikintu muhuriye nyine mwaritanye gutya bikarangira ariko abantu banabyita ko ari X wawe. Okay, si ngombwa ko mwamunane n'inshuti. Bivuga ngo hari ikintu mwapfuye gikomeye cyane, yaba yitwa iryo zina ariko ritagira akamaro ntacyo muhuriye. Ngo ni wigeze kugira abantu uragize abantu batatu ariko cyo nari nshaka gusobanukira. Urakoze cyane. Gusa rero ntabwo tujye kubatindana, iki kintu tuzakigarukaho ariko reka tutere kugumya kumenga gusa twumve nk'umwanzuro y'icyo twakora. Ubwo nyirubwite yavuze ko ntacyo bitwaye, aho mu by'ukuri twe ko tubyumva tunacyafite amakenga. Ingo pe tubona bikomoka nko kubwirasi bwo kudaha agaciro ku urukundo, kuko urukundo sinjye numva ko rwaba ari urw'umuntu umwe. Kuko niba uriya musore ashobora kubimenya nubwo ari ibanga byanga bikura akabimenya, sinzi niba bitabara kumubabaza. Numva ari kudaha agaciro urukundo, siko byaba biri hari. Gusa we rukumva bitamubabaza. Bivuga ngo ibi bintu ku giti cyacu twakagombye kumva ko buriya umuntu hagaciro urukundo yakombye kugira umukunzi umwe. Wese ko byumva? Njye niko mbyumva kabisa. Ubyumva ute? Nisundi saba ari umwe. Abari umwe twa boyfriend wa Nese Bestito. Ntabwo abari umwe wawe. Mbona urukundo bite ntabwo barwa nk'uruganda wavuze ngo numwe nibyo ariko ntabwo turabitindaho cyane ntubabare. Ntabwo nababare. Gose nibiye byabubaba. Umwe mu mbabarire ku mukobwa wakagombye kumva ko
yakunze gusigasira urukundo rw'umuntu umwe akamuba hafi ategereje. Ariya makenga ntabwo yaba akomoka kutiyizera avuga ngo uyu nguyu urukundo rumwe rw'umuntu umwe ndikubona nta rushi nubwo dukunze kutubesha utubwiza ukuri cyaba ari ikintu gishingiyeho kudaha agaciro urukundo no gutinya ubwoba kuvuga ngo umuntu umwe ndamutse amukunze akaramuka ampemukiye natanigira ko ibintu bitandukanye kandi n'abantu baratandukanye. Hari uwabikora nyine ku bw'ubwoba sibyo, undi akabikora nyine ku mpamvu ye kubera ko abishaka. Noneho reka nkwereke, tugiye gusoza ikiganiro cyacu, utubwire uti njyewe niba mutima yanjye impamvu nakoze ibi ngashyira inshuti umukunzi na ex wanjye nkaba ntacyo bitwaye, njyewe ukuri kwanjye impamvu nabikoze, impamvu nabihisemo nuko numvaga nyine mbishaka, numvaga nshaka kugira inshuti imagara nyine mbitse amabanga yanjye, nshaka no kugira boyfriend nyine w'umwihariko, njye numvaga ko ntacyo bitwaye. Ese ex wawe ibyo mwaba mwarapfuye ntabwo byaba ari ibintu biremereye? Nta n'ibikaze. Gusa rero noneho ako tugiye kumera nkaho dusurikira ikiganiro cyacu, mu by'ukuri abantu batari kubyumva ibintu bikaze, ariko sindabura kukubaza none uretse kuba ufite inshuti y'umuhungu, inshuti y'umukobwa yo ugira ibyo ubwira yo waba uyifite? Inshuti y'umukobwa nawe ndayifite, inkoramutima yawe. Sawa rero, abo twaganiraga iki kintu ngiye numvishe ntagifatiraho umusozo, ahubwo ndi kugira ngo nzatumire abasore nanone nabo tugire icyo tugabaganiriza, dufate umwanzuro dukurikije uko nabo babyumva, sibyo? Kuko ushobora gusanga wenda iki kintu hari aho cyakomotse, umuco ukagenda uzamuka, kuko nkurikije imyumvire yo mu gihe cyashize byabaga ari ibanga rikomeye ku buryo nta n'undi muntu wabyumvana. Ariko impamvu nayo babajije mu byumve neza mw'abakobwa mwe, nuko tugenda tubyumva hanze aha, ukabibyumva ukabibona ko no mu makinamico bakina ukumva nabwo barabivugamo, ahantu hatandukanye mu mijyi itandukanye ukumva nabwo barabivuga. Ubwo rero ibyo tugiye kubitindaho, reka twibarize nanone umugenzi wacu w'umukobwa atubwire imbamutima ye, kandi mutubwire ibyo muri make mutubwire ibyo mutekereza, duhereye kuri wowe. Tubwire icyo wumva mu buzima bwawe busanzwe, ubwire abantu bawe niba hari n'aho ukorera ibintu byawe, niba uri umuhanzi se nabyo birashoboka, ntabwo ndi kwibutsa ibyo uri buze kuvuga. Ni karibu tubaye umwanya nubwo wasaraye. Birumvikana nyine njyewe kina filime nyarwanda kuri channel yitwa Ibyishimo Seriye, wagiye wakandikamo Ibyishimo Seriye ugahita ubona video zacu nyine, warangiza ugaduha subscribe ukanasharinga ukandika na comment. Ariko n'ubundi mu busanzwe kangaruke mu kiganiro cyacu, urangiye yewe nubwo ndi umukobwa ntabwo nkunda inshuti z'abakobwa. uko uri kumva hano nigira inshuti z'abahungu gusa. Impamvu inshuti y'umukobwa ntayikunda, ushobora guca tukaba twicaye hamwe twaganira bya bindi tuganiye, ngasanga umukobwa yabigejeje muri bagenzi be, ngasanga karitsiye yacu iwacu hose babimenye. Ariko umuhungu nimba muraganira mukabisigaho birasanzwe. Niyo hari umukobwa twigeze kuganira, ibyo twaganiye byose mbisanga mu karitsiye, uretse no mu karitsiye aho ngiye hose nkumva bari kubivuga, icyo gihe mbita mpugwa abakobwa kandi nanjye ndiwe. Icyo cyatumye ubu gutya inshuti y'umukobwa ngira ni abahungu gusa. Akaba ariho twagaruka ku kintu cya Kirana kiravuze ngo bivuge ngo uriya besto, niyo mpamvu yasobanuraga ati besto si urukundo ahubwo ni inshuti ngisha inama. Tube tumeze nk'aho watekereje ko ibyo bintu bishoboka cyane, ari nayo mpamvu ibyo bintu bibaho. Sawa, warakoze cyane, reka nawe tukwakire uvuge ibikuri ku mutima. Ijambo rya nyuma waherekeje ikiganiro, uko byumva mu gutera njye nyine uko mbyumva
Julius turi no gusezera tugusezera kabisa uko mbyumva numva ko izo nshuti mvuze zikwiriye kubaho kandi ni n'iz'ingenzi mu buzima. Nanjye umukobwa ndamushigikiye kuko nanjye inshuti z'abakobwa ntabwo zikunda cyane. Ubwo rero ntabwo ari aha ngaha gusa n'abashaka gukomeza kunkurikirana nyinira kuri nyina filime nyarwanda nyine kuri cano bita ibyishimo serie. Nyine tukaba tubasaba nyine kutureba mukadusharinga bakora subscribe uko bikwiye nyine mugakurikirana filime yacu bayita Amabanga y'Isi. Filime nziza cyane wayisanga kuri iyo cano yacu ibyishimo serie. Nakoze barakoze cyane abakobwa bacu nkuko mwarimu bakurikiye abakunzi bacu, gusa nimwe mufite uburenganzira bwo kuduha umwanya wo kuzabatumira bakagaruka, kandi ku bintu tuvuzeho nawe ukurikiye ufite kubitanga ibitekerezo ukubyumva, kuko twebwe iyo tuvuga ibintu ntabwo tubishyira akadomo, ahubwo tubishyira hanze kugira ngo n'undi muntu wenda wabyumvaga ku ruhande avuga uko abyumva, avuge n'uko byakabaye biba. Ntawe duteye amabuye, ntawe tuvuze tutireka ibi, ahubwo amahitamo y'umuntu niyo agenderwaho. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka nk'uko bisanzwe. Mwari kumwe na Alphonse Habimana. Bye bye, ciao ciao. turabakunda.